ikaze kuri wowe wakanze subscribe kuri IT Panda, amahoro y'Imana akomeze kubana nawe. Uyu munsi rero ngiye kongera nkwigishe ikintu cy'ubwenge, ikintu kigiye kugufasha muri Photoshop aka kanya, ikintu cy'ingirakamaro. Ngiye kukwigisha kweditinga amafoto menshi icyarimwe. Ni urugero, ushobora kuba wagiye mu bukwe gufotora ubukwe, wafotoye amafoto 200, 300, cyangwa ni event runaka, wafotoye amafoto menshi cyane kandi bari kuyagusaba barayashaka. Ngiye kukwigisha ukuntu wediting ifoto imwe, none iyo foto imwe kara wakoze ukahita uzapplyinga kuri ayo yose asigaye mu munota umwe, amafoto yose ukaba uyakoreye icyarimwe, ukahita uyabasendingira, ukabaha amafoto meza akeye asa neza yeditinze. Kandi weditinze ifoto imwe kara ukahita uzapplyinga ku yandi mafoto cyangwa ukazikopiya ku yandi mafoto byoroshye cyane. Nibyo tugiye kureba muri video. Mbere ko tutangira, kanda subscribe nimba utarayikanda, liking ino video, umbwire ikindi kintu nakwigisha muri comment, nze tukirebe muri video ikurikiraho. Bigenda bite rero? Katunyarukire muri Photoshop yacu. Mu gihe Photoshop yacu iri gufunguka, ndagira ngo nkubwire nimba ukunda video zanjye ntukagende nta kintu uvuze. Umunyeshuri mwiza no wiga akabaza cyangwa agatanga inyunganizi. Ibyo kugenda ukagenda ugaceceka nta kintu na kimwe mbwiye, na courage ngira, mbona ko nyine ndi kwigisha abantu badahari. So Photoshop yacu yafungutse rero, icyo dukora turaza kuri open. Ibi byo tumaze kubimenyera, ukaza ukajya kuri open, ugiye gushyiramo amafoto yawe. Ibi twarabimenyereye. Noneho katuze duselectinge aya mafoto yose icyarimwe, tute dukora open. Ngiye kubikwigisha mu buryo bubiri. Hari igihe amafoto yawe uba wayafotoye ari ama raw, akaza agafungukira muri camera raw. Hari n'igihe uba wayafotoye ari ama JPG nafungukira ahangaha. So aya duhereyeho rero ni amafoto y'ama raw. Ikizakwereka ko ifoto ari low, urabona ko izifungukira ahangaha. Ariko izi foto murabona ko nta quality zifite, ntago zisa neza cyane kuko zafotowe na Canon 5D Mark III. 5D Mark III urumva ni bwa bukamera okay, iragerageza ukurikije n'ishusho ryayo, ariko urabona ko nta focus ntaki, no gupfa gufotora. Tugiye gukora aya mafoto rero, tuyatunganye, tuyakeshe, noneho tuyatanga yose asa neza kandi tukoze ifoto imwe. Tugiye kweditingira kuri iyi ngiyi. Noneho biratworohera cyane iyo twasetinze white balance imwe kuri uwo munsi ari imwe, tuhita tukubitamo preset bikahita amafoto yose akahita asa. Gusa niyo wahinduye white balance, na hano harimo white balance, uraza ugacenginga bitewe n'ibara ririmo mu ifoto yawe. Ni ibintu biba byoroshye. Photoshop nakubwiye ko nzayikwigisha mpaka uyimenye ugatangira gukorera amafaranga. Nimba warifuzaga channel izajya kwigisha ubumenyi ngiro, wayigezeho ningiyi, wowe hashinga imizi, tuzajya twigana ibintu byinshi. Bigenda bite rero? Ngwino uhituza gushyiramo za preset zacu, izo narazibahaye mwese, ndakeka nta muntu nazihaye. Uraza ukaziloadingamo preset. Noneho preset ngizi uraza ukareba aga preset wakifashisha, kuko tugiye guca muri bya bindi byo gukora amakara biri manuel, color correction, color balance, twaba turi gukererwa. Kandi muri iki gihe biba bidusaba gukoresha igihe gitoya kandi tugakoreramo amafaranga. Niyo mpamvu haje ama AI kugira ajya dufasha n'ibiki, n'aya ma template y'amakara rero nayo abagomba kudufasha kugira dusaving igihe cyacu cyo kujya gukora color correction na color balance n'ibiki. Tuza wowe wikorere ku ga preset kawe. Ugikora ku ga preset, ifoto irahita ihinduka. Urabona ko ifoto yacu ise imera neza. Bya bindi dukora byo gutunganya ahantu hose, urabona ko preset ibisetinzemo ibyo byose icyarimwe. Wowe ikintu uzuga ko ukareba, uraza ukareba ifoto yanjye irimo urumuri ruke, nese nimba ari ruke ni rwinshi nako ngongere, ukareba ikintu kiri kuburamo mu ifoto yawe, kuko preset yo iba yamaze gukora amakara yayatunganyije neza. Ukongera ukaza kuri white balance, nimba wayisetinze nabo ukaza ukayisetinga neza, ugashyira template yayo, vibrance, saturations, ukabisetinga neza. Twarabyize, murabyuka ko twabyize iyo video yo gukora color correction na color balance. Nimba utarakurikiranye video zabanje, uze kuza kugenda nusoza iyi video, ugenda utangire kuri video ya mbere, aka episode. Photoshop iri bukuryohereho, ubwo ubone ko nta yindi application ibaho kuri iyi si yoroshye kandi itanga amafaranga. Okay, ifoto yacu rero tumaze kuyikora.
ubu tuvuge ko tuyisoje iby'amakara twabigezemo, turi kwihuta kugira ngo tuhite dutanga amafoto yacu ku bageni bacu batararambirwa kandi tuyabahe yose yeditinze. Urabona tugiye kuyabaha ameze gutya, aya mafoto urabona ko arasa nabi pe, ntago ameze neza. Twebwe ikintu tugiye gukora, tugiye ku applyinga izi kara twashyize kuri iyi foto yacu. Urabona ko iyi ngiyi twashyizemo aga preset ariyo iryoshye. Izi kara rero tugiye kuzishyira ku mafoto yose. Ni ibintu byoroshye cyane. Ikintu uhita ukora, uhita uza ugaselectinga amafoto yose, ubwo ni Ctrl+All. urabona hano hasi bahise bayaselectinga, Ctrl+All. noneho iyo umaze gukora Ctrl+All uhita ukanda Ctrl+S, sa isanzwe yo mu kinyarwanda, ubwo ni nko gukora save. Iyo ukoze Ctrl+S urabanza ugaselectinga folder ugiye gushyiramo amafoto yacu. Turebe ahantu tugiye gushyira amafoto yacu, tuyazane muri ya folder yari irimo, ngiyi yitwa editing, wenda tuyashyira hano selecting. Icyo ni icyambere ukoze cyo kuba wayihereza location ukayilocating, none ukaza ukayita izina. Iryo zina ugiye kuyita buri foto yose iragenda hiyongeraho umubare 1 2 3 bitewe n'iryo zina. Nimba wenda ushyizeho ubukwe, ifoto ya mbere yaba yitwa ubukwe 1, ubukwe 2, ubukwe 3, ubukwe 4, yose kugeza ku ya nyuma. Ahangaha nashakaga kubanza kubereka uburyo ki bitandukanye nuko twasavingaga amafoto tweditinga. Muribuka ko tweditinga tujya kuri save as cyangwa tukajya kuri export. Ahangaha rero ntabwo ujya kuri save as cyangwa export, uhita uca muri izi nzira. None twebwe tugiye ku applyingaho izi kara twakoze, iyi preset twashyize kuri iyi foto yacu, tujye kuyapplyinga ku mafoto yose icyarimwe. Waba wafotoye amafoto 100, waba wafotoye amafoto 1000, waba bitewe n'ayo Photoshop yawe ikora, ayo wafotoye yose uraza ukahita ukanda Alt+S. Iyo ukanze Alt+S urabanza ugakora select all, Ctrl+All, amafoto yose bakayaselectinga. Noneho tugiye gutanga iyo command ya Alt+S kugira ngo amafoto yose ahita asa nk'iyi ngiyi turi kureba ahangaha, Alt+S. Iyo ukanze Alt+S bahita bakwerekera preset ibintu birimo, harimo Adobe Color zirimo, High Dynamic Range zirimo, hakazamo Light Color Effect, Curve, aya ni color mix, byose color grade byose birimo. Ikitarimo ni lens blur, kwa kundi ushyiramo blur inyuma. Ikitarimo ni crop, kuba twayiclopinga, remove na masking, ariko twose tuvivuye two tugiye turimo. Wowe icyo tukora tukanda OK. Ukimara gukanda kuri OK, amafoto yawe yose urabona ko ahise ahinduka nka yayindi twari dufite. Urabona ko ahise aba nka kaga preset. Muribuka ko izi preset nazibahaye, n'undi waba utazifite nyandikire kuri iyo nimero nkohereze folder y'ama preset. Harimo ama preset 700, folder nyitangira 5000. Nyandikire kuri iyo nimero nkohereza aya makara, uzajya ukora amafoto vuba utagiye muri bya bintu bya color correction, color grading, bimwe bikugoragora. None urabona amafoto yacu yose ahise aryohera rimwe, abona ahise agira kara imwe. Urabona ko yose tugize ute, tuyahereje ishusho rimwe. Nubwo amafoto yacu yarari muri low quality, yarari muri quality yo hasi bitewe na kamera yacu, ariko urabona ko preset hari ikiyita ikoraho ifoto ikagenda ikamera neza, ikaba nziza cyane. None iyo ushaka kugira ibindi bintu ukoraho nko kuritacinga, noneho ejo muri video izakurikiraho nzabigisha kuritacinga amafoto menshi ukoresheje andi ma software aritacinga nka Skinfine cyangwa se Retouch Academy. Tuzabireba muri video zigiye gukurikiraho. Iyo ushatse rero ayo mafoto yose uhita uyaselectinga, wamara kuyaselectinga ukaza kuri open ukayafungurira muri Photoshop, noneho ukaba wakora ayo ma retouch n'ibiki. Ariko iyo uyarebye gutyo ukabona arabaye preset washyizemo yabiryoheje fresh, urabona ari ibyo wabishimye, icyo uhita ukora ni iki, uhita ukanda Ctrl+All kongera ukayaselectinga yose, none ukahita ukora Ctrl+S ukajya kuyasavinga yose icyarimwe. Noneho hani hahandi twari turi, urabona hano ni location bakwereka. Ushaka guchanginga location, hano ni folder, ushaka guchanginga folder uyishyiramo. Hano ni izina,
ifoto imwe ubwo twahise ubukwe, n'andi aragenda hiyongeraho umubare ukayihereza extension, file extension. Ushaka wayihereza GPG, ushaka wayihereza PNG nimba ushaka kujya kuyikoresha muri Photoshop nahe, ushaka wayihereza GIF n'ibindi n'izindi extension zose z'amafoto bitewe naho ushaka kuyikoresha, ariko twebwe icyo dushaka ni GPG. Noneho warangiza ibyo ngibyo bisoje uhita ukanda save. Kubera ko hari ayo twari twasevinze, okay, iyo urimo urasevinga rero bahita bakwereka amafoto uri gusevinga uko angana, bakakwereka n'ayasigaye uko angana. Utazahita ubicrosinga utazi ko amafoto ari kuyisevinga, dore bita biza ahangaha. So turebye gukora amafoto menshi icyarimwe yafotowe na camera raw. Noneho wowe ushobora kuba warayakoze atari ama camera raw, ari ama GPG, uyashyira muri Photoshop akahita afungukira ahandi hasanzwe ntafungukire muri camera raw. Ibyo rero nibyo tugiye gukurikizaho. Nimba kuri uyu munota turi kumwe 5/5, manuka muri comment umbwira ngo turi kumwe 5/5. Birambabaza kubona video yanjye yarebwe n'abantu 1000, ubwo ni class y'abanyeshuri 1000, ugasanga havuze abanyeshuri 5 cyangwa 10. Biba ari ibintu bibabaje. Umwarimu iyo yigisha neza agasobanura neza, abanyeshuri baba bahuje nawe, baba bari kuganira, bari kumubwira bimeze gutya, bagatanga inyunganizi cyangwa bakabaza. Ariko iyo ari umwarimu wigisha nabi, arinda ataha nta munyeshuri umubajije kuko nta kintu baba bumvishe cyangwa se nta kintu bari gutoraho. So mwambwira nimba mbasobanurira nabi cyangwa se nimba mutari kubyumva, sinzi impamvu mureba niko nimugire ikintu muvugamo, ncika intege muri make nicyo nshatse kubabwira. So reka turebe rero ayo mafoto y'ama GPG ukuntu yakora. Hano hasigaye amafoto 3 kugira ngo amafoto yacu arangire. Yari menshi cyane ariko urabona ko byoroheje akazi. Amafoto yose tuyise tuyakorera icyarimwe, twapplyinzemo preset, tuyita iyo preset tuyikubita ku mafoto yose. Amafaranga y'uwo munsi tukaba turayariye, amafaranga atari make ya kweditinga. Ukeneye ko mweditingira wambwira kuri iriya nimero nka kweditingira, ariko sineditingira amafaranga ari munsi y'ibihumbi 50. Amafoto yose waba ufite nk'uyu nguyu n'uwayamaye kuyamweditingira, namweditingira ibihumbi 50 amafoto atageze muri 20 nangahe. Ubwo rero nawe urumva ko ayo mafaranga icyo kiraka cy'uwo munsi cyo kweditinga waba ukiriye. Twikomereze rero turebe ya mafoto yacu atari ama GPG, atari ama raw y'ama GPG. Tuze turebe hano, hari amafoto hano. Okay, turebe nk'aya mafoto cyangwa se turebe aya ngaya, tuhita tuyashyira muri Photoshop yacu. Aya mafoto yacu kubera ko ari ama GPG ntabwo ari bufungukire muri raw, ahubwo araza ahita afungukira muri Photoshop, aze yafungukiye ahangaha. Nawe nimba ubizi, sinzi amafoto fotora ubwoko amezemo, ariko ashobora kuhafungukira aha cyangwa se agafungukira mu ma raw. Twagiye rero tugiye kureba noneho ayaje ari ama GPG, uburyo nayo uhita uyapplyingaho karabyihuse kugira ngo ubashe kuba warya amafaranga byihuse. Ifoto yacu dore ngiyi yagezemo, uhita noneho uyizana muri filter ukaza muri camera raw. Ubwo urumva uyigize raw, ariko nimwe yonyine ubyibuke. Ariko ibyo tugiye kuyikoraho turabyapplyinga no kuri ziriya zindi, ukahita uza ukaloadingamo setting, ugashaka aga preset wakora. Kature muri ziza outdoor zo hanze. Okay, ukagerageza ukareba aga preset karimo karamacingana n'ibyo bambaye. Haba hari udu preset twinshi twiza turyoshye, apana kwisondeka. Ni ntabwo ari nziza. Uragerageza ukareba no muri izo mu nzu za indoor, nayo ushobora kwikoresha outdoor, nabyo birakunda. Nk'aka ngaka urabona ko hari ukuntu kagaragaramo neza, ukuntu kagaragaramo neza cyane. Urabona ifoto yacu uburyo ki ihita igaragaramo ikanaryohamo. So tureke gukoraho ibintu byinshi kugira tutarya iminota, ahubwo tuhita tuza dukande OK. Ugikanda OK rero, iriya filter ukoze Photoshop irahita yibika. Nimara kuyibika, wowe icyo uri bukore ni ukugenda uyapplyinga ku mafoto yose. Ni urugero
tujye kuri iyi foto urebe, uhita uza ukanda hano kuri filter, ujye kuri aka ko hejuru camera raw filter, ushaka wakanda alt plus control plus F muri shortcut ku bantu bakunda shortcut, cyangwa ukahita ukandaho gutya, utiriwe ujya muri bya bintu bya camera raw, kara tumaze gukora baba bamaze kuyibika, n'ubundi ihitiza akaba ariyo yiyapplyingaho. Urabona ifoto yacu ukuntu ihise imera, ihise ijyamo za kara n'ubundi dukoze mu kanya. Ukajya no ku yindi nayo ukahita ukaza ugakora aha, ukahita ujya aha ngaha, kara zacu zikahita zijyamo automatic, utiriwe ujya kugenda ukora imwe ujya kubalansinga ushyiramo ama preset n'ibiki. Urabona ko ifoto yacu ihita imera neza. Urabona ku bantu b'abageni aka preset kahita kabaryoshye cyane, ni za preset n'ubundi nabahaye abazifite murabizi ko zigenda zibafasha. Kuri uyu munota rero ndashaka umuntu nahaye zino foto za preset ajye muri comment ahereza ubuhamya bagenzi banyu, ababwira ukuntu foto nyibaherezamo, uburyo bigendamo n'uburyo yabonyemo aya makara. Mujye munangira ubuhamya, kuko njyewe naje hano nje gufasha umuntu wese wifuza gukora umwuga wa photography, wabuze uwo musapotinga, wabuze umufasha. Njyewe naje nje kukwihera ubumenyi, nje kukwihera ubufasha. Muzabe mujya muri comment rero munangira ubuhamya, muvuge ukuntu ibintu biba bimeze, service ngenda mbaha, aho bitagenze neza nanjye ntabikosora, namwe aho bitagenda neza mukabikosora. Ndakeka rero gukora amafoto iyi menshi icyarimwe ubibonye, uraza ukahita ukanda hano. Nimba utari ubizi wari ubifitiye amatsiko, nta kintu cya danje kirimo, ni ibi ngibi rwose. Nongera kugaya abafotografa bakuru, si bose gusa benshi ntago mushaka gufasha bagenzi banyu. Nk'ibi ngibi neretse aha ngaha byo gukora amafoto menshi icyarimwe, ari umufotografa wa nyawe mukuru yaguca amafaranga menshi yo kugira bikwigisha, kandi urabona ari ibintu byoroshye, yaguca amafaranga menshi, cyangwa se akagutera umwanya kubeshya kujyana mu bintu byinshi. Umuntu udashaka kwigisha ajya muri mashini akajya yizenguruka, haca hirya, aca hino, akagera ku byo ashaka kukubwira, n'ibya mbere wabyibagiwe. Njye mba ndi straight, mpita mbikugezaho. Ni gutya bakora aya mafoto menshi icyarimwe. Noneho hano iyo twayakoreye aha ngaha atafungukiye muri camera raw, tukuza kuyasevinga, ntabwo tujya kuri hano kuri savers. Ijya hano kuri savers, ifoto yawe itakaza quality. Icyo kintu gisubiziremo. Nimba ushaka kujya utanga amafoto afite quality ya nyayo, jya uza hano ujya kuri export. Nujya kuri export uzahita uza hano exporters niho bazakubaza ahantu ushaka kuyisevinga amafoto yawe. Ni kuri desktop, ni kuri disk, ni hehe. Ifoto yawe se wishaka ari JPG, ari GIF, ari PNG, uyishaka se iri muri low quality cyangwa iri muri high quality? Yari muri low quality ukazana aha ngaha ikaza yazanye amashaza, yaba ari muri high quality ukazana aha ngaha ukageza hejuru. Urabona ko megabyte hano ifite zita ziyongera ikagera megabyte 12. Urumva ko iba ihise igira imbaraga nyinshi. Noneho hari n'abandi nabonye bambaza ngo ifoto ya phone yatakaje quality, ifitemo amashaza, wayongerera quality gute? N'ubundi tuzabireba, episode zo ziracyari nyinshi, ni episode pakumenya Photoshop nk'umunyamwuga. So ndizera ko rero ibi ngibi bigufashije. Ukande subscribe nimba utarayikanda, liking ino video, umbwire n'ikindi kintu wumva wifuza kumenya muri comment, nicyo nzahita nkakurikizaho tukakiga. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Nimero yanjye ni iyo ngiyo, ushaka kugurira amazi mwarimu wawe, nimero aba ari iyo ngiyo. Ndagushimiye kandi video zo nakagaruka. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Thank you so much.